Amakuru reka tuyakomereze mu karere ka Rubavu ari kuvugwa abagore bagera kuri batatu batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rwa polisi nyuma yo gufatirwa ku mupaka bari kuvunja amafaranga mu buryo butemewe. Abangaba bafatanywe amafaranga agiye atandukanye harimo amadolari, amayero, amashiringi, amagande ndetse n'ayandi agiye atandukanye no kugeza ku mafaranga y'amarundi bavunjiraga abantu binjiye mu gihugu cyangwa se abantu batuye mu gihugu bari bafite amafaranga atavunjwa bashaka kuyagira mu Nyarwanda. Abangaba batawe muri yombi bafatiwe kuri bariyeri ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tugiye kumvira ahangaha kuri ZAF TV Info Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ukande subscribe unanyuzwa no kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Abagore batatu bo mu karere ka Rubavu bafunzwe nyuma yo gufatirwa mu kuvunja amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko. Aba bagore bafatiwe hafi y'umupaka muto wa Petite Barriere mu mudugudu wa Gasutamo, akagari ka Mbugangiri, umurenge wa Gisenyi. Abafashwe bari bafite amafaranga atandukanye barimo uwitwa Murekatete Beatrice, Ikimanizanye Shadia na Yoberinyana Deborah. SP Karekezi Twizere Bonaventure, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, yabwiye ikiganiro cyangwa se amakuru yagejejeho ZAF TV Info Rwanda, yahamije aya makuru ati nyuma yo kubafata no kubabaza bemeye ko bakoresheje ayo mafaranga mu buryo butemewe n'amategeko kubera kubura igishoro cyo gutangiza ikigo cyemewe cyo kuvunja amafaranga. Tukaba tukangurira abaturage kureka kwijandika mu bikorwa byo kuvunjisha amafaranga mu buryo butemewe kuko abifatiwe arabihanirwa. SP Karekezi, umuvugizi wa polisi umuvugizi wa polisi yavuze ko polisi itazigera na rimwe icishika intege mu kurwanya ubucuruzi bw'amafaranga butemewe kuko bugira ingaruka mu bukungu no ku mutekano w'igihugu. Yaboneyeho gusaba abaturage kugana ibigo byemewe by'ubucuruzi cyangwa se mu bucuruzi bwo kuvunja amafaranga Forex Bureau, kandi batangire amakuru ku gihe ku muntu babonye cyangwa se ku bikorwa nk'ibi bitemewe n'amategeko. Afatanye mu kubaka igihugu. Nyuma yo gufatwa kuri ubu ngubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gisenyi, aho bari gukurikiranwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakurikiranwe ku byaha barimo barashinjwa byo kuvunja amafaranga mu buryo bitemewe n'amategeko. Amakuru ndayakomereza mu karere ka Nyanza ku ishuri. Mu karere ka Nyanza ku ishuri haravugwa inkuru iteye agahinda nyuma yaho mu gitondo cyo kuri tariki 11/2025 abantu babiri baguye mu cyobo cy'umusarani w'ishuri ubwo bari bariho bakorera ikiraka cyo kuvidura imyanda, umwe ahita ahaburira ubuzima. Ibi byabereye ku ishuri rya St Peter Igihozo mu murenge wa Busasamana muri kano karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko abo bantu barimo bavidura uwitwa Nzamwita Jean Claude w'imyaka 33 afatanyije nabo gusanga Minani w'imyaka 35 y'amavuko. Ngo uyu witwa Nzabamwita Jean Claude niwe wabanje kugwa muri kiriya cyobo cy'ubwiherero, naho Habagusenga Minani agerageza kumukuramwo nawe ahitagwamo. Amakuru akomeza avuga ko abatabazi babakuyemo ariko Nzamwita Jean Claude yari yamaze kuhaburira ubuzima cyangwa se yabuze umwuka. Umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Uwitwa Habagusenga Minani we yavuyemo yanegekaye ari kwitabwaho n'abaganga nk'uko aya makuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Egide Bizimana. Ati padiri usanzwe ari umuyobozi w'iri shuri yabimenyesheje ababwira abakozi bose barafatanya babakura muri kiriya cyobo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha n'amakuru ko batangiye iperereza ngo hamenyekane uko byagenze mu buryo bucukumbuye. Ngo nyakwigendera Jean Claude yari ingaragu, naho Minani we wari muritabwaho n'abaganga yari afite umugore ndetse n'abana. Ati kariya kazi bakoraga kari ikiraka, ntabwo bari abakozi b'ikigo bahoraho. Icyo cyobo bari bariho bavidura wari umunsi wa kabiri bari kukividura kuko bari batangiye tariki 10 Werurwe 2025. Ubuyobozi bwasabye abaturage kwitondera akazi ko kuvidura ibyobo bijyamwo amazi cyangwa imyanda kuko umuntu ashobora kunyerera akaba yagwamo ndetse n'umwuka aba ari mukeya. Ubuyobozi kandi busaba ibigo by'amashuri n'abandi bafite ibyo byombi bikeneye kuvidurwa ko bajya bakoresha imodoka zabugenewe kuko n'akarere ka Nyanza gafite imodoka karayigira. Amakuru kandi akomeza avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, polisi ndetse na DASSO zageze ahabereye icyaha mu rwego rw'iperereza ndetse n'ubutabazi.
ngayo nguko nuko byifashe hariya, nanjye ndagushimiye cyane we twabanye ku munota wa mbere. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Njye nitwa Aimable, YouTube channel nitwa Zaf TV Info Rwanda. Kanda subscribe ubundi tuze gusubira n'ayandi makuru mu kanya kaza kuba gakurikiyeho. Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.